Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muhereremo: amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose. Nizere ko mumeze neza cyane. By'umwihariko kuri inshuro ndasuhuza abantu mudukurikiye muhereye mu gihugu cya Uganda. Ndagira ngo rwose mwigaragaze mutwereke ko muhari kandi muri benshi, ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi w'ejo mu gihugu cya Uganda agomba kuba umuhango ukomeye cyane w'irahira rya nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni ugiye kurahira indi manda ayobora igihugu cya Uganda. N'umuhango nabonye wavugishije abantu benshi ndetse ibitangazamakuru bikomeye cyane kuri uyu mugabane Afurika ndetse no ku isi muri rusange byandika kuri iyi nkuru. Uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bagabo bamaze igihe kirekire ku butegetsi, imyaka myinshi cyane rwose amaze ku butegetsi ayobora igihugu cya Uganda. Ndetse nabonye ibihugu bigiye bitandukanye birimo Burkina Faso, birimo Cote d'Ivoire ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye tutarondora byagarutse ndetse binashimira nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni ku myaka myinshi amaze ku butegetsi ndetse n'igihe kirekire amaze ayobora Uganda. Bagaragaza rwose n'inyungu ze kuba bamufite nk'umuyobozi wa kimwe mu bihugu bigize Afurika n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo si byo nshaka ko tuganiraho, cyangwa se siyo ngingo nshaka ko tuganiraho. Ndagira ngo tuganire ku bikomeje kugenda bigoroka, by'umwihariko byari byitezwe ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agomba kwitabira uyu muhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni, inshuti ye magara. Ndetse ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byanditse kuba u Rwanda rutohereje umukuru w'igihugu n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ndagira mbabwire ngo igihugu cya Uganda cyateguye umunsi wo kurahira, cyangwa se umunsi wo kurahira kwa perezida wa Repubulika ya Uganda, binahurirana n'inama iri kubera mu gihugu cya Kenya, ndetse inama ikomeye cyane na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye. Ariko u Rwanda rwamaze kohereza intumwa mu birori bigomba kubera mu mujyi w'i Kampala rwose ku munsi w'ejo. Ndetse Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yitabiriye uyu muhango, ndetse hari n'ubutumwa bwinshi buremereye cyane ngo agomba kugenera abagande muri rusange yahawe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbanze nsaba umuntu utarakanda subscribe, kanda subscribe. Icya kabiri rwose, abagande n'abanyarwanda, ndabizi ko amarangamutima yacu nk'abanyarwanda n'ubundi niwe muyobozi twifuzaga, niwe muyobozi twabonaga ko abereye Uganda, niwe muyobozi tubona n'ubundi afite icyo yahindura ndetse unakomeza kubaka ibindi bigiye bitandukanye mu gihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni wari ushyigikiwe n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye, kuko nemera ntashidikanya ko abanyarwanda hafi 99% rwose bari bashyigikiye ko Yoweri Kaguta Museveni n'ubundi yongera kuyobora igihugu cya Uganda, kuko ni umwe mu bagabo rwose umunyarwanda wese akwiriye kuba yashyigikira, yakunda. Kuko uyu mugabo tubihuje n'amateka y'igihugu cyacu, murabizi ko ubwo Rwanda rwari mu bihe bya jenoside yakorerwaga abatutsi 1994, we yari umuyobozi wa Uganda, yari perezida wa Uganda, ndetse ni umwe mu bafashije banaha buri kimwe cyose inkotanyi kugira ngo zibe zahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ni bimwe mu bintu ashimirwa buri gihe. Abanyarwanda sinzi impamvu yatuma abanyarwanda batashyigikira ko uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni yakongera kujya ku butegetsi. Ibintu byo kuvuga ngo amaze igihe kinini ngo yagundiriye ubutegetsi n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyo ngibyo nge ku bwanjye ntago ariko mbibona, cyangwa se ntago ari yo shusho inzamo, kuko hari benshi tubona bamaze imyaka igera kuri 7 cyangwa se 10 ku butegetsi, n'ubundi ubona ko isaha n'isaha bashobora kuba bahirikwa ku butegetsi nyuma y'uko bafite politike nyine ipfuye, abaturage batishimiye imiyoborere. Ariko ubona ko abagande rwose, uyu Yoweri Kaguta Museveni yagerageje guhuza abagande, ndetse agerageza no kuba hari ibyo yahindura mu gihugu cya Uganda mu myaka yose amaze ku butegetsi. Kuko nahoze nganira n'umuntu uri mu gihugu cya Uganda ambwira uburyo Uganda ntago ijya ibura buri kintu, nyine buri manda y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu musaza hari icyo agenda azana, hari agashya agenda azana. Kimwe mu byo abaturage bishimiye muri uyu mwaka cyangwa se binejeje abagande harimo kwakira igikombe cya Afurika, icyo ni kimwe, ndetse n'ibikorwa remezo ngo bishya. Umujyi wa Kampala ngo waravuguruye mu buryo bugaragara ndetse bunabereye ijisho. Ibyo ni bituma rwose ngo kumutora byari nk'itegeko, cyangwa se n'ubundi nta gisibya uyu Yoweri Kaguta Museveni byari ihame ko yongera kuba yayobora igihugu cya Uganda. Ni bimwe mu bintu abantu bakishimira, cyangwa se ni imwe mu nkuru abagande bakira na yombi. Ariko n'abanyarwanda muri rusange ni inkuru dukwiriye kuba twakakira neza, kuko umuntu wagerageje, kuko mutekereza uburyo u Rwanda ari igihugu cyanyuze mu mateka mabi ashaririye nka kuriya,
imiryango mpuzamahanga iri aho ngaho irebera, ubwo turavuga UN, tuvuge n'indi miryango yose igiye itandukanye iri aho ngaho nyine, ibihugu bigiye bitandukanye, ubwo Uburundi, Kongo n'ibindi bitandukanye birimo Tanzania, nta bufasha byigeze bitanga cyangwa se nta zindi support bigeze baha abashaka guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, ahubwo igihugu cya Uganda by'umwihariko na Perezida Museveni byagaragaye ko hari amwe mu masomo ya gisirikare yahaga inkotanyi kugira ngo babe bajya ku rwego rwo kuba bahangana n'ingabo za Habyarimana kugira ngo babashe kuba bahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Icyo ni kimwe mu bintu abantu twamushimira, kuko nk'abanyarwanda biragoye ko hari ikindi kintu twanenga ubutegetsi bw'uyu musaza. Rwose ku munsi w'ejo n'umuhango nabonye wafashe indi ntera, abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no hirya no hino ku isi bagomba kwitabira uyu muhango, ndetse u Rwanda rwohereje minisitiri w'intebe nk'uko twabigarutseho Dr Justin Nsengiyumva, nawe niwe ugomba guhagararira u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri uyu muhango wo kurahira kwa nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni ugiye kongera kurahira izindi manda ziri imbere nazo rwose azaziyobore, kuko ku bwanjye nta kindi kintu dufite twamuha, kuko nk'abanyarwanda ntago tuzamuha amafaranga, ntituzamugabira inka, ntituzamuha buri kimwe cyose, ariko kuba twamwifuriza kuyobora igihugu nka Uganda, kuba yakomeza kuyobora igihugu nka Uganda, igihugu agakomeza kuba yagenda yandika amateka agiye atandukanye. Ariko ndagira ngo tugaruke no ku mateka meza rwose yanditse, ndetse n'ibyo abanyarwanda mukwiriye kuba mwamukundira. Ubwo ngiye kumukundisha abanyarwanda, wumva uburyo uyu Yoweri Kaguta Museveni afata u Rwanda nk'igihugu cy'abavandimwe, igihugu cy'inshuti, kuko nk'uko Umurundi yabivuze ngo ni igihugu cy'ikibanyi. Uyu Yoweri Kaguta Museveni mu minsi yashize yagaragaje uburyo hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagerageje kwinjira muri Uganda ndetse no gucengera mu banyapolitike mu gihugu cya Uganda kugira ngo bifashishwe babe igikoresho cyo kuba bakata ku Rwanda, ndetse bibe n'umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Ariko Uganda irabihakana ndetse irabatsembera. Yagaragaje ko harimo bamwe bavuze bati reka twifashishe igihugu nka Uganda, kimwe mu bihugu bifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, tugikoreshe nk'igikoresho cyo kugira ngo u Rwanda twongere kurutezamo umwuka mubi. Ariko Uganda irarebera iravuga ati ntago bikunda. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yarabahakaniye, ndetse Uganda igaragaza ko nta na rimwe izigera yifatanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda narwo rubikora rutyo, kuko ni ibihugu by'ibivandimwe, ni ibihugu bitagambanirana, ni ibihugu biri aho ngaho by'inshuti nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bishingiye ku bintu bibiri. Ni ibintu bibiri bituma u Rwanda na Uganda hari amateka abihuza nk'ibihugu by'ibivandimwe, kuko icya mbere ni amateka y'abakuru b'ibihugu byombi, amateka ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni. Ni amateka asa nkaho banyuze mu bihe byatumye bahura cyane, ndetse Yoweri Kaguta Museveni afasha Perezida Paul Kagame guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi 1994, ndetse u Rwanda narwo rugerageza kumuha icyo cyubahiro, bituma nyine byubaka ubwo bushuti ndetse binakomeza nyine no mu myaka iri imbere. Ariko rwose uyu Museveni nakomeza aca agahigo, kuko ku bwanjye n'umwe mu baperezida nifuza ko agomba kuyobora imyaka myinshi kandi akora ibikwiriye, kuko kimwe mu bintu abayobozi benshi kuri uyu mugabane wa Afurika bashinjwa ni ukuba bakora icyo bita gutsimbarara ku butegetsi, ubutegetsi akabumaraho igihe kirekire, ariko wajya kureba ugasanga nyine bya bikorwa yakoze ndetse ibigwi yanditse, ese aho yavanye igihugu naho yakigejeje ugasanga nyine ni ibibazo. Ariko iyo ugiye kureba nka Yoweri Kaguta Museveni kuva imyaka irenga 40 ku butegetsi, ubona ko hari byinshi yakoze, hari amateka menshi yagiye yandika, ndetse hari na byinshi abagande bamwibukiraho, birimo kuba yarubatse ibikorwa remezo. Umujyi wa Kampala murabizi mu myaka ya mbere umujyi wa Kampala wari mu mijyi ngo isa nabi cyane, imijyi itajyanye n'igihe, ariko ubu ngubu ni umujyi mwiza cyane kandi unasukuye, umeze neza cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose. Uri mu mijyi 15 myiza cyane rwose kuri uyu mugabane wa Afurika, myiza ngo isukuye ndetse inabereye ijisho. Igihugu cya Uganda cyarazahutse mu bukungu n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni hari uburyo afitanye isano by'umwihariko mu myitwarire n'umuhungu we Muhozi Kainerugaba. Imyitwarire irimo ni abagabo batarya indimi, ni umuyobozi utagendera mu kwaha kw'igihugu runaka, kwa kundi tuzi ngo Abafaransa, ngo Abongereza, ngo Abadage, ngo Umunyamerika ngaraza ngo akuyoboreremo ndetse ngo nagire
anagira ijambo rikomeye cyane mu myanzuro y'igihugu. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu yamaganye mu myaka yose amaze ku butegetsi, ndetse murabizi ko no mu myaka yashize yahanganaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zinamufatira ibihano, ariko ntibyamubuza gukomeza kugenda agaragaza ko izi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi biza kuri uyu mugabane Afurika akenshi bizanwa no gusahura ndetse no guteza amakimbirane mu banyafurika. Ibyo ni bimwe mu bigaragara ndetse abantu banamushimira, kuko mu minsi ishize nabonye perezida wa Burkina Faso uyu Ibrahima Traoré avuga ko perezida Yoweri Kaguta Museveni ngo ari intwari ya Afurika ndetse ashobora no kuzashyirwa mu mateka y'uyu mugabane wa Afurika, dore ko hari amwe mu mateka menshi yanditse, ndetse anagaruka ku kuba hari byinshi bigiye bitandukanye yakoze kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse ngo ni umwe mu baperezida bamaganye ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko rikorwa n'ibihugu by'amahanga, by'umwihariko byiganjemo ibyo ku mugabane w'i Burayi. Ubwo reka icyo twakora muri iyi minota isigaye ni ukumwifuriza amahirwe masa ndetse no gukomeza gutera imbere nk'uko bikomeje n'ubundi, ariko umubano w'u Rwanda na Uganda rwose ni kimwe mu bintu binshimisha. Kuba u Rwanda hari abantu barwifurizaga ibintu bibi, kuko mu myaka yashize hari abajenosideri basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. numvaga basesengura bavuga bati u Rwanda turashaka ko rukikizwa cyangwa se rujya hagati y'ibihugu byose birucanaho umuriro, Uganda ikarucanaho umuriro, Kongo igacana umuriro, Burundi bugacana umuriro, Tanzania igacana umuriro. Ariko Tanzania na Uganda baravuga bati u Rwanda ni igihugu dufitanye amateka, ni igihugu abaturage bacu bavuga, dufite abaturage benshi b'abanya-Uganda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, benshi bakomotse mu Rwanda, abandi bakomoka ku babyeyi b'abanyarwanda n'ibindi bigiye bitandukanye. Ntabwo twafata ibihugu byombi ngo tubiryanishe, tubitezemo umwuka mubi mu nyungu z'abantu ku giti cyabo cyangwa se ku nyungu z'uruhande rumwe, ahubwo turakora igikwiriye kugira ngo tube twahuza ibihugu byombi. Kuko sinzi nimba abantu mureba cyangwa se mubasha kubona ko Uganda, Tanzania n'u Rwanda hari uburyo ibijyanye n'ubuhahirane ndetse n'imipaka nyine ni hamwe mu hantu horoshye kuba wanyura, kuko nk'umupaka wa Uganda ni umupaka ucaho ukerekana indangamuntu ukagenda, umupaka wa Tanzania nawe ni uko nyine. Ni bya bindi byo kuvuga ngo ni ibihugu byamaze kwizerana, buri gihugu kizera ko nta mwanzi wava muri Uganda aje gutera u Rwanda, ndetse nta n'umwanzi wava mu Rwanda agiye gutera Uganda. Ni kimwe mu bituma nyine ibihugu byombi ubona ko hari uburyo byamaze kwizerana, abakuru ibihugu byombi, ubushuti, umubano, amateka, ibyo ni bihuza abagande kandi nizera ko bizakomeza. Reka mfate uyu mwanya nshimire buri wese waduhaye umwanya wo kumva ikiganiro uri w'agaciro, wamaze kubakanda subscribe nawe utarayikanda, iki nicyo gihe ngwikande kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Ikindi kirenze nuko twifuza ko umunsi w'ejo umuhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni ubwo azaba arahira kongera kuyobora igihugu cya Uganda bizaba amahoro, birangire neza, ndetse abagande nabonye babyiteguye banagaragaza ko umujyi wa Kampala wamaze kuba wajyamo vibes ziteye ubwoba, ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byamaze kugera ku rundi rwego. Inzego z'umutekano zamaze kugera mu mujyi wa Kampala, by'umwihariko nshingiye ku mafoto amaze kongeraho mu kanya gato. Rwose umutekano wakajijwe mu mujyi Kampala, nubwo nabonye hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda bavuga ko ngo ku munsi w'ejo ngo irahira rya Yoweri Kaguta Museveni ngo rishobora kuburizwamo ku munota wa nyuma, ariko ibyo ngibyo ni bivugwa nyine n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko nta kindi kintu bavuga. Ubwo reka mfate umwanya bashimire, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'ingenzi, ndetse by'umwihariko ndagira ngo buri wese uri kureba ikiganiro ahangaha rwose ugeze, umuntu ugeze ahangaha ari kureba ikiganiro, please makanya kawe nkusaba akantu amasegonda make, fata udutima tw'umutuku ushyire muri comment, cyangwa icyoroshye cyane fata ibendera rya Uganda muri comment, uterekemo utubendera twa Uganda, werekane ko Uganda iri inyuma, abanyarwanda turi inyuma ya Uganda, by'umwihariko Yoweri Kaguta Museveni abishimiye intsinzi ye mu minsi yashize, ndetse n'abashyigikiye ko yongera kuyobora igihugu cya Uganda n'ubundi nk'uko agiye kubikora. Rwose amabendera ya Uganda muri comment arakenewe, ubundi ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.